Uruzi rwa Zambezi ni rumwe mu nzuzi zikomeye cyane ku mugabane wa Afurika, kandi amateka yarwo afitanye isano ikomeye n'ubuzima bw'abantu barutuyeho. Iyo umuntu avuze Zambezi ntaba avuze amazi atembera gusa, ahubwo aba avuze isoko y'ubuzima, umuyoboro w'ubucuruzi, inkomoko y'umuco, ndetse n'ahantu hagiye havukira amateka menshi ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika. Ku nkombe zarwo hagiye habaho ubuhinzi, uburobyi, ubucuruzi n'imibanire y'amoko atandukanye. Mu buryo bwihariye, ubwoko bw'Abatonga ni bumwe mu bwoko bwubatse amateka akomeye ku ruzi rwa Zambezi, ku buryo ubuzima bwabo, imigenzo yabo n'uburyo babonaga isi byagiye bifatana urunana n'uru ruzi. Iyo usesenguye Zambezi n'abantu barutuyeho, usanga ari inkuru ndende yerekana uko kamere n'umuntu bashobora kubana mu buryo bwimbitse, kubaka amateka ashingiye ku bufatanye ndetse n'ihangana. Iyi ni Eco Plus, urubuga rw'inkuru n'ibyegeranyo bicukumbuye. Mbahaye ikaze. Uruzi rwa Zambezi rufite uburebure bwa kilometero zirenga 2,500, rukaba rutangira mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Zambia, rukanyura cyangwa rugakora ku mipaka y'ibihugu byinshi birimo Angola, Namibia, Botswana, Zimbabwe ndetse na Mozambique, mbere yo kwisuka mu nyanja y'Abahinde. Uru rugendo rurerure Zambezi ntiruba ari amazi yonyine, ahubwo ruba ari nk'umutima utera ubuzima mu bice runyuramo. Mu bihe bya kera, abaturage bo muri ibyo bice babonaga uru ruzi nk'impano ya kamere, kuko rwabafashaga kubona amazi yo kunywa, kuhira imyaka ndetse no kuroba. Ku nkombe za Zambezi hagaragara ubutaka bwera cyane cyane igihe amazi yazamukaga mu bihe by'imvura agasiga isayo yera. Ibyo byatumaga abaturage bahinga amasaka, ibigori, ibishyimbo ndetse n'ibindi bihingwa byari ngombwa mu mibereho yabo. Uru ruzi rwabaye n'inzira y'ubucuruzi, aho abantu bahererekanyaga ibicuruzwa ndetse n'amakuru hagati y'uturere dutandukanye. Mu yandi magambo, Zambezi rwabaye nk'umuhanda wa kera w'amazi wahuzaga abantu ndetse n'umuco. Iyo umuntu ageze ku nkuru ya Zambezi ntashobora kutavuga ubwiza bwaryo bwihariye. Hari aho amazi yarwo akora ibintu bitangaje cyane. Ku masumo ya Victoria Fall, aho amazi agwa afite imbaraga n'urusaku ruvuga nk'inkuba. Aho hantu hagiye gukurura abantu benshi bo mu bice bitandukanye by'isi, ariko mbere y'uko habaho ubukerarugendo, abaturage bahatuye bahabonaga nk'ahantu hafite igitinyiro n'ubusobanuro bwihariye mu migenzo yabo. Mu moko yatuye hafi ya Zambezi, Abatonga nibo bazwi cyane. Batuye cyane mu bice bya Zambia ndetse na Zimbabwe. Ubuzima bwabo bwa buri munsi bwari bushingiye ku ruzi, ku buryo buri gikorwa cya buri munsi cyari gifitanye isano narwo. Umwana yavukaga yumva inkuru za Zambezi, agakura rubona nk'umubyeyi utanga ubuzima. Abagore bajyaga kuvoma no gukoresha amazi mu mirimo yo mu rugo. Abagabo bakaroba cyangwa bagahinga ku nkombe zarwo. Abatonga bari bafite ubumenyi bwimbitse ku miterere y'uru ruzi. Bamenyaga igihe amazi azamukira, igihe amafi azabonekera ndetse n'ahantu heza ho guhinga. Ibi ntibyari ubumenyi bwo mu bitabo, ahubwo byari ubwenge bwubatswe n'ibihe byinshi byo kubana n'uru ruzi. Imigenzo yabo myinshi yari ifitanye isano n'ibihe by'umwuka, imvura, imyaka ndetse n'uruzi ubwarwo. Umuco w'Abatonga, indirimbo n'imbyino byari bifite uruhare runini. Iyo habaga umusaruro mwiza, abaturage baririmbaga indirimbo z'ishimwe. Iyo habaga amapfa cyangwa amazi menshi, bakagira indirimbo z'ubusabe no gusaba ubufasha bw'imbaraga zisumba muntu. Inkuru z'abasaza ndetse n'abakecuru zari zigizwe n'amateka y'uru ruzi, inyamaswa zarwo ndetse n'amasomo yo kubaha kamere. Ariko kandi amateka y'Abatonga ntiyabaye y'ibyishimo gusa. Mu kinyejana cya 20, igihe hubakwaga urugomero rwa Kariba, ibintu byinshi byarahindutse. Amazi yazamutse, ibice byinshi bari batuyemo birarengerwa. Imiryango myinshi yimuwe iva ku butaka yari imazeho ibisekuru byinshi ituyeho. Ahantu hari hafite ibisobanuro byihariye mu muco wabo harasibanganwa munsi y'amazi
iyo mpinduka yababereye igikomere gikomeye kuko batatakaje ubutaka gusa ahubwo banatakaje igice cy'amateka yabo. Nubwo byari bimeze bityo, Abatonga bagaragaje imbaraga zo gukomeza kubaho. Bakomeje kubungabunga ururimi rwabo, indirimbo zabo ndetse n'imigenzo yabo. Kugeza n'uyu munsi inkuru za Zambezi ziracyari mu mitima yabo. Uru ruzi ruracyafatwa nk'igice cy'ingenzi cy'ubuzima bwabo, nubwo bamwe batakibarizwa ku nkombe zarwo nk'uko byari bimeze mbere. Iyo umuntu arebye Zambezi n'Abatonga hamwe, abona uburyo kamere ishobora kubumba imibereho y'abantu. Uru ruzi rwabahaye amazi, ibiribwa ndetse n'ubuzima. Nabo bararuhaye, baruha icyubahiro, baruririmba, barurinda mu migenzo yabo. Ni isano yerekana ko abantu batabaho batandukanye n'ibidukikije, ahubwo babaho babigizemo uruhare. Mu gusoza, uruzi rwa Zambezi si uruzi rusanzwe. Ni igicumbi cy'amateka, ubuzima n'umuco byubakiwe ku nkombe zarwo. Kuva ku masumo yarwo akomeye kugeza ku butaka bwera bwahingwagaho, Zambezi rwabaye umutima w'uturere twinshi two muri Afurika y'Amajyepfo. Ku rundi ruhande, ubwoko bw'Abatonga bugaragaza neza uko abantu bashobora kubaka ubuzima bwabo bashingiye ku ruzi, bakaruhuza n'umuco, amateka n'indangagaciro. Nubwo ibihe byahindutse, urugomero rukimura abantu n'iterambere rigahindura byinshi, isano iri hagati ya Zambezi n'Abatonga ntirigera izimira. Iracyabaho mu ndirimbo, mu nkuru, mu migenzo no mu kwibuka. Iyo umuntu yumvishe inkuru ya Zambezi n'Abatonga, yumva atari inkuru y'amazi n'abantu gusa, ahubwo ari inkuru y'ubuzima ubwabwo, inkuru y'ukuntu kamere ishobora kubyara umuco, kandi umuco nawo ugatuma amateka atazima. Ni naha dusoreje. Nakoze cyane kubana natwe. Njye nari Fabrice, umuhungu wanyu nk'ibisanzwe, ukugezaho ubucukumbuzi bwihariye hano kuri Eco Plus, urubuga rw'inkuru n'ibyegeranyo bicukumbuye. Bye bye.